Mbaye ikaze kuri ukuri kutavuzwe, nongeye kubashimira kuba mukomeje kutugaragariza urukundo rwo kureba ibiganiro tugenda tubagezaho bitandukanye, by'umwihariko n'ubusesenguzi mu myidagaduro, ama event tubagezaho, amakuru atandukanye tubagezaho ya update. Uyu munsi tubazaniye rero inkuru ya Roskana wasezeye muri rebo yaramazemo imyaka 2 yari igiye kuzuzura ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 muri 2025 kubera yuko yasinyemo mu mwaka wa 2023 hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 nibwo yashize umukono ku masezerano yo kuba umuhanzi wo muri rebo yitwa 155 AM. Ariko rero turanagaruka ku itariki y'ubukwe bwa Ishimwe Vestine na Idrissa Ouedraogo. Ni inkuru mwese mwakurikiye hano kuri ukuri kutavuzwe, ni inkuru mwamenye ubwo wajyaga mu murenge, ni inkuru yabaye kimo mu myidagaduro yo mu Rwanda. Bamwe bati hoyase nibyo se, yego nibyo. Yamaze ko yashyira hanze amatariki, ariyo mpamvu abantu bakurikira ukuri kutavuzwe muri abanyamahirwe cyane, kubera ko muzajya mumenya amakuru y'indayindane mw'isi y'imyidagaduro, ariko kandi muzajya munamenya ama breaking atari ahandi hantu, cyangwa se amakuru muzabenya. Hari amakuru aba hari atarageze icyo kujya hanze. Ubwo ngwaye nk'urugero, isezera rya Roskana rizakurikirwa n'abandi barimo nka Kenny Soul. Element yo gusezera bizagurana kubera yuko aracyafitemo amatariki nababwiye kontra izarangira, kubera ko hari aho hazabaho kuregana cyangwa se kuba yavuga ati reka mumbarire mbishyure ku neza ngende ku neza tutajye mu by'imanza. Ni wowe ushinzwe nababwiye, ariko kuri Roskana yari yaravuga ati no, ntabwo biri gukunda, reka gembe ngiye ndaje mbereka amakosa nk'atatu 155 AM yakoze, mbereke nanone n'amakosa 3 Kenny Roskana yakoze agomba kuba yakosora muri future yiwe agiye kwikorana, kubera ko ntago afite indi management. Naturaza no kuba tureba se none hagiye kuba avana hehe ubushobozi bwo gukora ibihangano, kugira ngo mubashe kumenya ngo n'umuhanzi w'umuhanga u Rwanda rwagize, kandi uzi no kwandika neza, ufite ijwi ryiza, ufite appearance, ugaragara nk'umustar, wibrandinze neza cyane. Hari ibyo wenda agomba kuba yakosora kugira ngo abashe kuba noneho yakonfirma mu muziki wo mu Rwanda, ku buryo yagira playlist nini, ku buryo abasha gutumirwa. Ushobora kugira indirimbo nziza abantu bazizi, ariko ukaba nta na kimwe cy'icumi wasarura muri izo ndirimbo zawe. Bibaho cyane rwose, ukemvestinga nta mafaranga uvanamo. Dufite ingero z'abahanzi hano bagendaga bakoresha ama helicopter mu mavideo yabo, byarangiye umunsi nta kintu batagaruje ayo bashyizemo, none abagiye bazamuka gahoro mu bushobozi bwabo barimo barasarura. Yego rero ndumva rero ari uko nko tugiye kuba tuganira. Turareba ni itangazo ryashyizwe hanze na Roskana abinyujije kuri Instagram ye. Ni itangazo tugiye kuba tureba tukarisesengura, tukanareba ibirengeje ririya tangazo, kubera yuko hirya iyitangazo haba hari ukundi kuri mukeneye kumenya, ari byo byitwa ngo ukuri kutavuzwe nukuhe kwa Roskana. Kubera iki avuga ngo ntabwo rebo yubahirije ibyo yamugombaga? Turaza kureba rebo ubundi ni ibiki tubahirije yamugombaga. Hano turajya kuri both side. Kuri Roskana turebe ibyo rebo yamugombaga itubahirije, turebe noneho rebo ibyo yakoze nk'amakosa yakabaye ivuga ati amakosa yarabaye, ariko wenda muri future management ntabwo azasubira. Ni itangazo ryagiye hanze hari nimugoroba mu masaha y'isa 3 ashira saa 4, handitseho press release. Ni resignation from 155 AM cyangwa se urwandiko rwo gusezera ariko yageneye abanyamakuru. Press release bitandukanye no kuvuga ngo wenda to whom it may concern, cyangwa se public notice cyangwa public announcement. Ni ubwoko bw'amatangazo cyangwa se bw'inyandiko abantu bagomba kumenya buryo ugiye kwandika ugeneye itangazamakuru, niryo rigenewe nyine iryo tangazo rikarikoresha uko ribishaka. Noneho rero iyo ari public notice ni itangazo rigenewe rubanda, abantu bose. Noneho hari niba bigenewe wenda umukunzi wawe, hari niba rigenewe family, hari niba rigenewe
management yawe birashoboka cyane, ariko yanditse press bivuze ngo biratugenewe. Noneho nkanjye twete tunareba mu busesenguzi niki kishi nyuma y'ibi ngibi byagenze gute mu buryo bw'imibare n'ibimenyetso. Ni press yanditsemo resignation from 1:55 a.m. I hereby resign from 1:55 a.m. effective immediately due to the company's failure to uphold the terms of the mutual agreement made on December 1st, 2023. Reka mpere hano. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko nsezeye muri rebo yitwa 1:55 a.m. ku mpamvu z'uko bananiwe, duca akarongo hano, bananiwe kuzuza ibyo twemeranyije mu masezerano twashyizeho umukono twembi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Bivuze ngo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 wari umwaka wa mbere amaze muri 1:55 a.m. noneho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 yari kwajijemo imyaka 2. Roskana yageze gute muri 1:55 a.m.? Ubusanzwe ntabwo yari umuhanzi witwa Roskana, na amazina yahawe n'iriya label cyangwa se iriya recording label imanaginga abahanzi. Ntabwo ifasha abahanzi, ahubwo icuruza cyangwa ikorana n'abahanzi. Yitwaga Rubangura. Indirimbo yari yarakoze n'umuhanzi wavumburiwe impano na Murindahabi Irene. Impano yarayigaragaza, akora indirimbo, ariko habura umuntu wamusiporuta. Byabayeho ko hari umunyarwandakazi yuba hanze waje kumanaginga, ntibyagenda uko byifuzwaga, ahubwo havamo urubuto. Umunyarwandakazi yisubirira hanze, hanyuma ariko byabayeho ko uwo munyarwandakazi yifuza ko Roskana yamusanga mu Burayi. Roskana avuga ati mu Rwanda ameze neza cyane, nta mpamvu yabyo. Ubwo yaragiye kumanaginga ariko ntibyakunda. Cyakoze umubano wabo cyangwa se management yabo ivamo urubuto. Bivuze ngo ubwo hatangizwaga 1:55 a.m. nibwo uwitwa Element na Bruce Melody batekereje ku kuba bazana umuhanzi witwa Roskana. Bakoze indirimbo yitwa Fudetwa, yari indirimbo ya Roskana, ariko kubera ko yari umuhanzi utari wibona ku isoko neza ry'umuziki w'u Rwanda, bakuru bamuhenze ubwenge. Indirimbo Element arayitwara, ariko ayijyamo iramubrandinga, yamuzanye ku isoko ry'umuziki. Gusa ni uburyo bubi cyangwa se ni amakosa akunda gukorwa na management. Mbangira ngo hano tunaganira kuko jewe ndi umuntu ukurikira imiziki ku Rwanda mpuzamahanga, ntabwo nkurikira umuziki nyarugenge gusa cyangwa se w'i Kigali gusa, nkurikira umuziki ku isi hose. That's why nko kukubwira ngo ibi ntabwo yo mu kubrandinga umuhanzi, ko umuhanzi aza muri collabo. Iyo umuhanzi aje muri collabo, abahanzi bari kumwe naye baramumira, akajya mu kwaha kwabo, akaba yafiringa nk'umusitari kandi ataraba na upcoming. Ndagira ngo tuganire ku kintu tugenda neza, kuko ni byiza ibiganiro dukora, ko ibyamare birabireba. Ndanabashimira cyane abahanzi, barabireba, comment zanyu ndazibona, n'ibica inbox ndabibona. Ariko ndagira ngo nujya ku branding umuhanzi, ntiyinjire mu mutaka wa collabo irimo ibifi bibiri, big fishes. Ibyo ngibyo ni mistake. Mistake ya mbere, indirimbo yitwa Fudetwa yari ya Roskana, Element arayitwara. Kubwumvikane ni byiza, yagiyeho amafaranga arenga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda, video yayo na audio yayo. Indirimbo ikorwa promotion, irahitinga. N'ubu wumva ko ari indirimbo y'ibihe byose, ntabwo ari indirimbo ya hit igihe gito. Ya za ndirimbo wumva zigeta zivaho zimeze nyine nk'umuriro w'amashara, indirimbo wumva ejo umuntu akaba yacuranga ntiwibuke yari, cyangwa se ukaba udashobora no kwibuka muri playlist, ukajya muri night club ugasanga ntishobora no gukina. Ariko Fudetwa ni indirimbo, ni bimwe mu byiciro by'indirimbo zitwa timeless song cyangwa timeless track, indirimbo z'ibihe byose ushobora kuzumva no mu myaka 50 izaza ukumvira cyafite icyanga, kuko irandikitse nyine, iranditse, iraririmbitse, irimo lyrics ziri versatile. Rero ikosa rya mbere, umuhanzi winjiriwe muri collabo aje ku isoko mushaka kumwerekana, indirimbo iyi imaze guhitinga, yirimo DM ze ziruzura, chat ze zikuzura,
agatangira akagenda gutya yabyimbye yumva ko yamaze kumustar yet ntabwo ari we, ni bagenzi be babiri bamubrandinze nawe aragaragara, ni nka lift yahawe kubera ko ntabwo ari we wiyeretse abantu ngo bamwumve we wanyawe. Indirimbo buryo ushobora gukundamo chorus imwe ko verse imwe cyangwa ukayikunda yose, ariko kubera ko harimo Bruce Melody, Element, Roskana n'abantu batatu, umuntu ashobora kuvuga ngo ya ndirimbo ya Bruce Melody, ya ndirimbo ya Element, Roskana kazaza nyuma, urumva biri kumwafect. Ikosa rya mbere nuko wa muhanzi we yiyumva nka bagenzi be kandi atari byo. Ikosa rya kabiri ari naryo ryahise rihuza n'iri tangazo tugiye kuba dusesengura, nuko iyo umaze gufata indirimbo ukayishiraho miliyoni zirenga 18 z'amafaranga y'u Rwanda, wa muhanzi abantu bakamukunda ukona feedback nziza, ntabwo ushobora gukora ibiri munsi ya yandirimbo. Iri ni ikosa rya management ya label yitwa 155 AM, kubera ko indirimbo irimo Bruce Melody, irimo Element, ntabwo yaba video iciriritse, igomba kuba video iri high end standard, iri ku rwego ruhambaye. Ukugira ngo tugende neza abantu babyumva, ibaze kujya muri Food Twa none ugahita ukora video yafatishijwe wenda iPhone mu muhanda agenda, cyangwa ugakora video reka tuvuge y'ahantu hamwe mu cyumba ukagenda hadekora ari video imwe, yumva ko video ntago ihenze, by the way n'amatara ibikoresho uzana nta kindi, ntabwo mugiriya mukodesha amadrone. Bivuze ngo ushize wa muhanzi wawe mutoya ni ukuvuga reka tujyane mu muryango, umwana aravutse agomba konka iminsi 1000, noneho nyuma yo konka iminsi 1000 atangiye gardienne yayikoze, aragiye muri primaire ashobora kumuhanga cyane akajya muri troncome cyangwa se olevo, akajya muri advanced level agatajya kaminuza akajya kwiga imyuga, cyangwa akaba umuhanzi cyangwa akaba umuntu w'umu DJ, ibya kaminuza akabireka akajya gukora akazi. No muntu amaze konka iminsi 1000, aho kugira ngo ajye gardienne ahise ajya hehe muri high school, ntabwo azi igihekane, ntazi impara, ntazi kwandika iu. Urumva hazazamo ikintu cyitwa retard mental, gutakara ko mu mutwe cyangwa se kudindira, gukererwa mu mutwe. No muri art niko bigenda. Once Burna Boy said yuriye ama escalier yose mu buzima kugira ngo agere ahantu ageze mu muziki, ntabwo yigeze akoresha lift cyangwa se ascenseur. Hano mu Rwanda iriya label yitwa 155 AM, ndagira ngo wenda n'ikiganiro bazakirebe kuko ni byiza ko dugurana. Yes, nabahanga mu byo bakora, ariko nanjye muri imyidagaduro ni imiziki hari ukuntu mpagaze. Bakoze reri yo gucisha Roskana muri lift, bamushyira kuri level imwe na Bruce Melody na Keniso na Element, yagaciye muri underground period, upcoming period. Iyo rero udaciye ku maeskariye uzamuka irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, ugere mu igorofa ya gatanu, ugahita uhagarara ugahita ujya muri essentiel, igahita ikugeza ahantu ugiye. Ukuntu bigenda iyo essentiel izimye, lift ikazima, icya mbere ntabwo uza ahantu hari escalier ngo ugende ujye gusohoka usohoke, exit ntabwo uza ahantu. Icya kabiri nta bushobozi ufite bwo gukora essentiel ngo uko uyikandi imanuke uhamaho, ubwo bukakwica ukabura ahazakurikiraho. Ubwo mba ngira nkumvisha y'umuhanzi avuye mu maboko manini ajya mu bibazo, dilemma. Iryo ni ikosa rya 155 AM. Noneho ikosa rya kabiri ni ukubrandinga umuhanzi binyuze mu bandi banini, ntumuzane ngo yerekane ibyo ashoboye. Umuhanzi witwa Yampano ntiyigeze akora collab kugira ngo tumenye ko ari Yampano. Aza Neringa ntiyakoze collab kugira tumenye ko ari Neringa, yazikoze nyuma yaramenyekanye. Umuhanzi witwa ni benshi, Zushu muri Tanzania ntabwo yaje kuri collab. No ba Erasta nuko batemuzi babanje gukora indirimbo nyinshi kugira bagere kuri za Essence. Ni amakosa akorwa na management, recording labels. Noneho ubwo mvuye ku makosa y'iriya label, none mitenjya ari na yasatira hano kubera ko ufashe prix de 18 millions, over 18 million Rwandan francs yashyize kuri projet iri mu muhanzi uzanye ku isoko.
ntabwo ejo uzamubwira ngo mfite miliyoni 5 njya gushutinga. Impossible. Ntabwo umwana wamenyere ko mu gitondo arya breakfast y'umugati uriho breba na special n'ishyushyu, ntabwo uzamwumvisha ukuntu mu gitondo ari bunywa amazi agiye ku ishuri. Ntibibaho. Ayo ni amakosa ndagira ngo akosoke. Ndanagira ngo n'abandi bantu bashaka kuza muri ibintu bamenye step umuhanzi agomba kunyuramo. The same case n'abanyamakuru imyidagaduro, ntabwo uza uhita wicara usesengura ibintu utabaye mutazi, uhavuga isaha se, ntabwo bishoboka. Ushobora gukora amakosa, ushobora gushobora gutuka abantu. Nyine hari steps ugomba kunyuramo kugira ngo ubashe kwicara uvuga abantu bumve ko hari ikintu cyashye bari kunguka, ukanagaragaza impande zombi. Bivuze ngo ayo ni amakosa yakozwe na 155am aganisha kugusezera kwa Roskana, kubera ko bari urumva iyo ndirimbo igiye ayo mafaranga azanye sesa igiye amafaranga menshi, miliyoni zirenga 15. Mu mwaka Roskana yaragene miliyoni 20. Ni indirimbo enye, video imwe ari miliyoni 5. Ariko mwaramuzanye kuri projet ya miliyoni 18 ari imwe, yahise yumva agomba gukora projet itari munsi ya miliyoni 15. Yes, ngenda mwumva personally, naye wamwumva n'undi uzaza kwa cyo kigana zamwumva mu buryo wamwintroducinze ku isoko ko ari umuhanzi uri kuri rwo rwa Bruce Melody, akaba kuri rwo rwa Element, akaba kuri rwo rwa Keniso, akaba ari kuri rwo rwa ba Christopher, akaba arenza abandi ba coming baziye rimwe bari gukora ama audio bagashyira amafoto bakaprodinga bitabica bigacika bakabona akazuza mu gakomeza. Noneho iyo umugeze kuri ya standard wamumenyereje yo kuvuga ngo fata miliyoni 5 ugiye gushotinga, ntaga bimenyereye. Amenyereza video zo kuri Gorufe hari imivinyo, haraba na za video zaba abahanzi bamaze imyaka 15 muri kariyeri bazengutse isi batara amafaranga menshi. Ni video zaba Wizkid, zaba Bana by the way bafite za Chateau Mansion muri za New York. Ni video Melody yakora kubera ko at least afite etage yazengutse isi afite amafaranga. Sibyo abade Ben bazikora, ba Putanos bazikora, ariko ntago ari video y'umwapo coming artist uzanye ku isoko. Ibyo tugendane neza cyane. Iryo ni ikosa. Noneho iri ni kosa ntago habaye ikintu cyitwa one on one conversation ariko ziri convincing. Wicaze Roskana umubwire ngo rero yego twakwentroducinze kuko kuri standard hambaye, ariko siko kuri kwa budget, siko kuri kwa bije ugene umbi $20 cyangwa se miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda urakuramo indirimbo enye, indirimbo imwe miliyoni 5. Birashoboka ukamwereka ingero z'abahanzi bakora indirimbo ya miliyoni 3, miliyoni 1, telefone za iPhone. Yes, indirimbo yitwa Bana yakoreshejwe iPhone mu muhanda. iPhone ni indirimbo nyinshi zikoreshwa mu iPhone. N'ama video challenge ya TikTok akora video, ukamwereka ko akeneye kugira playlist kurusha kujya muri ya standard idashoboka. Hanyuma ubwo aho ngaho ni umurongo wa mbere turanyana yambumvisha ukuntu byagiye biva hasi kugera ejo. Hanyuma bamaze gukora fude twa Element ni wabwiye Coach Gael ko bifuza ko Roskana yaza muri label. Ntabwo umwinvestor cyangwa se umushoramari witwa Coach Gael agizwe kugira ngo Roskana azemo muri 155am. Yani Element bavuze ngo ariko Roskana yazamo arashoboye, barabyemera mu amasezerano. Ubwo ako karasobanutse. Roskana yazanywe muri 155am na Element. Bruce Melody na Element. Bruce Melody na Keniso. Icyo ni ikiganiro tuzakora mu kino cyumweru uburyo byagenze. Ndagira ngo tugende kuri no update nihuta kugira ngo mumenye aho biva no bijya. Undi murongo wa kabiri, this has significantly impacted my expectations and progress as a recording artist. Birahura n'ibyo maze kwasobanurira. Akimara kubona ko yinjiye mu murongo w'indirimbo ihambaye, yagize expectations nyinshi cyane ariko zidahura na reality iri kuri field. The reality that is on the ground, it was totally different. You love it. Bivuze ngo yamaze kwibona nk'umuhanzi munini uri A list first class, yet ntago ari byo ku mibare, sibyo muri reality ntabwo ari byo.
ni umwapu coming ukeneye gukora haso akibona ku ruhando rw'abandi akabyigana akaza akagaragara. Ariyo mpamvu yanditse kano kantu kuvuga ngo ibyo mwanyijeje ntabwo nabibonye byangizeho ingaruka. Yijejwe kazakora mu 2015 2020 akagenda ntabwo byakunze. Uyu ni umurongo wundi. I sincerely appreciate the support provided to me during our time working together. Gusa arashimira umusanzu bamuhaye cyangwa urugendo bakoranye, kubera ko abanyarwanda kano kanye bazirosana kubera fude twa stressa. Mami ni indirimbo yamaze nk'amezi nk'atatu kuri Boomplay, ari most streamed, ariyo ya mbere mu Rwanda. Umva ukuntu ari nziza cyane, kandi kuri Boomplay ntabwo hajya audio gusa, ariko arabashimira yuko hari icyo bamufashe muri kariyeri yiwe. Ibi ngibi ni nabyo abanyarwanda bose mbatoza, niba ukoranye n'umuntu mushimire, umutima w'ubuhotse kandi arishima cyane, kubera ko byashobokaga cyane ko Rebo yahaye izina Roskana iri mwambura akajya kongera kwitwa Rubangura, akanamburwa indirimbo zose, kubera ko mu masezerano birimo ko babishatse bamwambura ibihangano byose mu gihe we ari ugiye nta mpamvu agaragaje, nta cyavuze. Kuko impamvu nta cyabuze nuko miliyoni 5 zo gukora video ntabwo yazibuza. Arabizi ko mu ndirimbo twa Mami yahawe miliyoni 5, aravuga ngo ntabwo yakora video goreka niyongerereho ayanjye, ariko birafatwa nkaho ndi umupartner ntari umusayini muri Rebo, kuko muri bije agenewe ni miliyoni 5 ku ndirimbo, ariko yeretswe ko yakorerwa yajya muri 2018 ajya ku rwego atariho, mu mutwe harapfa. None avuga ati ubwo nyine ni hari ya Calibre ndo standard twafashe mu gihugu hose naye. Ntabwo azi ko telefone ya ubwawe ya 16 15 Pro Max yafata video igihugu kigakangarana, kuko video ni iki, ntago ari kamera nini cyane so kutega indege. Video ni concept no kuba indirimbo ya promoting no kuba audio ari nziza, kubera ko video ari nziza audio ari ubufu nta hantu igera, ahubwo mu audio ni ya pushing umuhanzi. Indirimbo nyinshi cyane kwisi abantu bagiye bamenya ntago ari ama video bazimenyeho, ni indirimbo abantu bumvishaga bakazikunda cyane, kuko imibare nayerebe kuri Boomplay muri dashboard ya telefone arasanga indirimbo yamaze amezi nyine nababwiye arenga 3 ari ya mbere mu Rwanda, iyarabyize izindi zose zihari hano. Noneho ndi murongo aravuga ngo this decision comes as I seek new opportunities that align better with my professional goals I need to as an artist. Ibi rero bije kugira ngo mbyaze amahirwe mfite, ni opportunities twaza kureba na izo ayo mahirwe ndafite. I wish 1:55 AM continue the success in its mission. Ndifuriza iriya Rebo gukomeza ikagera ku ntego zayo mu kumanaginga abahanzi no kubateza imbere. Arasinya Roskana. Bivuze ngo na yahe mahirwe yandi afite. Hari amakuru mamwe turabwiwe cyangwa se kuri mamwe turabwiwe, Roskana ni umuhanzi ufite igikundiro, hanyuma akaba umwe mu bajene biyaminiye. Ubwo murabyumva ibyo nshatse kuvuga, biyaminiye nyine. Akaba rero afite umuntu uri muragenda amumeneramo kugira ngo akore umuziki, ariyo mpamvu ashobora kumwereka bije ya miliyoni 20 kuri moodboard ya script ya video, akavuga ati no aya ni make cyane, ni make cyane, akaba yamusponsoriza. Ntibyitwe ko biri gukorwa kiri muri Rebo, kuko ibikorwa byakitirirwa ya Rebo, kandi we yaramaze kumva karengeje bije ya video ya miliyoni 5, kandi yaramaze kwerekwa ko baramutumagije mu kirere naberetse kana amakosa bakoze. Ariko nawe si ngombwa ko shootinga video ihambaye, wakora video isanzwe ugakora audio nyinshi ukagira police. Urumva mu myaka yarigiye kuza ari muri Rebo, ntabwo umuhanzi uri muri Rebo yakaba yarushwe intege ku miziki n'umuntu wigenga udafite umuntu umusupporting. Ntabwo turaza kubigaruko. Rero uwo munyamahanga w'umuzungu kazi niwe urimo uramumenamo ikofi kugira ngo abashe gukora umuziki. Ntekisakari ibintu bamutarabwiwe, ni ukuri kwa kutaravuzwe, kandi hano tuvuga ukuri kwavuzwe. By the way, ni umuzungu kazi ugenda umumenamo, kuko hano yabyanditse new opportunities. Ntabwo yigeze avuga ngo mfite management nshyashya, hoya n'ubwo buryo. N'ubundi kuri Mami yari yarahawe miliyoni 5, aramubwira mwongera hayandi bakora video nziza cyane, muri bukajya za Ethiopia gushutinga ya ma video. Afite projet nyinshi mu rugo, afitemo studio, ameze neza, n'umujene umeze neza cyane, n'umujene umeze neza mu bajene bari i Kigali, kubera yuko nyine ari yaminiya nabikubwiye. Ubwo ibyo ntashatse kuvuga mu byumva si ngombwa ko ukuri kutavuzwe, hari ibyo bitari ngombwa ko tubivuga uko byakavuzwe, ariko
afite uri kumusiporta cyangwa se kuba yamufasha kugira ngo akore umuziki. Niyo mpamvu asezeye kugira ngo ntago 1:55 AM yari yiteguye guhindura amasezerano ngo imugire umupatina, kuko nta kintu nari mitezeho cy'inyungu. Kubera burya uhindura amasezerano y'imikoranire ku muntu ubona hari icyo azana ku meza, kuko n'ubwayo yagiyeho ntayo bagarujeho we, ntayo bamugarujeho, nta bitaramo yakoze, nta tuba yakoze. Sirimuzi bari mu masezerano harimo ko agomba gufata 50% nabo bagatwara 50%, ariko nk'uko agiye amicably agiye neza baramurekera byose n'izina bari murekera, kuko bakabaye bari mwambura amasezerano birimo kuno bari muhaye. Tuzababwira impamvu bamuhaye iryo zina, tunababwira igihe amasezerano yari kuzarangirira muri kino cyumweru. Niba mushaka iyo nkuru mwandike muri comment, kuko nabonye mwandika n'ibindi mutubwira ngo tubwire icyo Kenny Solo yapfuye na Bruce Melody, ngo tubwire ngo ibi ni mujye mubyandika, biramfasha cyane kugira ngo mbone ko turi kumwe. Kubera ko nanone nanabashimira kuko ibiganiro muragenda mubireba ni sawa cyane. Ibyo mudakunda mujye mwandika comment, defo technique muzandikeho. Ibyo nababwiye mukumva ntago ari byo mufite amakuru asumbuyeho, mubyandikeho. Gusa mbabwira amakuru y'amadokima mba rimwe na rimwe nabonye, ntago mbabwira amakuru ari gutya, kuko hari ababazi ngo barase kontara yarayibonye. Yego mba narayibonye, mba nanafite rimwe na rimwe hari igihe mba afite kopi zaza, ariko mba narazibonye. Iyo mbabwira muzagenda mubona ari byo. 1:55 AM ifitiye gahunda kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu. Roskana ntabwo bari kuzakomezanya nabo, bari kuzamusezerera. Iyo gahunda yari ihari, kuko bakora itangazo bavuga ko ari kumwe na Bruce Melody nk'umu variable partner cyangwa se umuntu wacuje cyane. Bacaga imigani kare muhanzi uzasigaramo hariya muri 1:55 AM, nk'uko n'undi ari we yatangira akagenda azana element nk'umuproducer we, akazana Kenny Solo nk'umujene yafashe mu bitangaza kandi utarumuhagaze neza. Bruce Melody akunda Kenny Solo cyane, ariko Kenny Solo n'umwanditsi mwiza w'umuhanga, n'umuhanzi w'umuhanga abakobwa basirimu bakunda cyane atabyinginze. Rero Bruce Melody wazanye Kenny Solo muri 1:55 AM. Ntabwo ari umwinvestor witwa Coach Gael, si manager witwa Kenny, sundi muntu. Ni Bruce Melody wabwiye umukire reka tuzane Kenny Solo. Byagenze gute? Bararebye babona hari igihe cyari kuba gihari Bruce Melody ari covered, nta kibazo afite cyo kuvuga ngo amafaranga harari bumujye mabwa atreka dufate Kenny Solo tumufashe. Kuko impamvu mvuga gukoresha ijambo gufasha niriza vuga ku managinga, nuko isoya amafaranga ukayashyira muri project ntagaruke wa muntu nibigira akamaro we, akamaro ubugize ni self esteem, ni cyubahiro, ni icyo wakoresha wa muhanzi, n'izina wakoresha kujya branding ibyawe. Rero nubwo buryo yajemo muri 1:55 AM. Kenny Solo we nta muhanzi yazanyemo hariya. Bruce Melody none element mu producer we yumvaga ntandi hantu yaba ari batari kumwe, kuko yamukunze ubwo bakoraga indirimbo yitwa Hands Up muri Country Record ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu muri 2020. Twari muri Guma mu Rugo of course, bakora video murabyibuka kuri social media zibiriho. Video yo ntiyakozwe, bakoze audio barayapodinga Hands Up murayizi. Ariko Bruce Melody yishimbi 500 kugira ngo yamamaze Country Record, anamamaze element kuko yari umwana utaramenyekana. Byarangiye ya mafaranga baye Bruce Melody 500 abibashubije akunda projet, ahubwo abishyura indirimbo. Iyo ni inkuru tuzafata tukavuga isaha yose. Banyira ngo niba ku kigano kirangiye bandikemo ngo uza, ariko mujye munyibutsa mumbwire ngo turashaka za nkuru, turashaka iyi nkuru yitubwire. None se 1:55 AM nisigana Bruce Melody wenyine, abandi kabasezera cyangwa bamwe bakanijyana, izasigara ikora gute? Hanyuma nababwiye yuko tugiye kuba twasesengurana none ibyo ubukwe bwa Vestine, yitwa Ishimwe Vestine, mwaramumenye muri groupe cyangwa se itsinda ari kumwe n'umuvandimwe witwa Dorcas. Vestine na Dorcas. Noneho rero muribuka ko nabagejejeho inkuru usesenguzi yerekana uburyo bagiye mu murenge, inkuru ndayikora ndayisesengura, banza no kuvuga ngo ni fake news. Ariko nari mfite ibyangombwa byose, mba mfite amadosiye yose n'amadokima yose mba nyafite, mbasha kuba nabigeraho. Rero mpamvu vuga ngo kuri kutavuzwe no kuhe icyo gihe babanje kuba kari fake news. Nyuma iyo ufite dosiye z'ibintu byose byanze kuze ntabwo wavuga ngo ibintu ni fake news kandi ufite dosiye zabyo. Nibwo kuko bahise bagaragaza amafoto, bagaragaza video bari mu murenge,
ni ibintu abanyarwanda bishimiye cyane, aba ADPR nabo babyakira neza cyane. Hanyuma rero ndibuka Vincent yageze gutangaza ko adashobora gushakwa adakoze ubukwe, kubera ko ababyeyi bagomba kubahesha ishema, akabahesha ikuzo, bakambara mama yambara urugori barwambara gutya, none umupapa bakamwambika ingofero bakamuha n'inkoni, noneho ba nyogosenge nabo bakabicaye hariya bagasaba bagakobwa, niko bavuga. Ariko itariki y'ubukwe ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi muri 2025. Muraza kuba muyireba kuri kino kiganiro invitation. Ni Vestine na Idrissa. Ni Vestine wabyishyiriye ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu ukuri kutavuzwe bahimbye, hoya murayibona kuri screen zanyu ino invitation. Rero tuzagenda tubabwira aho ubukwe buzabera, uko bizagenda, kubera yuko ababyeyi ba Vestine baguriwe inzu n'uyu mushoramari babahana i Kigali, barimutse babaye i Kigali. Urumva ni umushoramari w'umucuruzi w'umukire pe ufite amafaranga, unifuza ko bajya gutura muri Burkina Faso n'undi nk'igihugu cy'amavuko, ariko biranashoka cyane ko bakora business babahangaha. Ibyo wenda ntago twabyinjiramo, icyo tureba ni ubwamamare bwa Vestine nk'icyamare Ishimwe Vestine. Ariko ubukwe tuzababwira hano, ntimugire ikibazo, kanda subscribe, ukande like, utange comment, umenyeshe mugenzi wawe yuko ahantu ariho uzajya ukura ya makuru ya yandi nyine abataravuzwe ya ndani. Ni hano ya makuru avuga ngo the insiders y'abapanditi nyine, ya makuru uvuga nti ariko wabivanye he, nyine dossier ziba zihari, amakuru abahari. Ubwo rero ubukwe bwabo ni save the date. Nababwiye yuko bakoze umurenge, twarabibabwiye hano kukuri kutavuzwe, ni ibintu mwakurikiye cyane. Umurenge warabaye, hanyuma mu papa agerageza kuba yashimira ababyeyi abagurira inzu i Kigali Kimironko, aramwizindiro rwose, inzu nziza cyane, bameze neza. Vestine ameze neza, mwabonye ko yabyibushye kandi amasengesho arakomeje. ADPR ntimukomeze kuvuga ngo yarasutseho, yagusuka. Imana idusaba gusa neza, ntabwo idusaba guhirimbira ko bahirimbira, oya, ntabwo idusaba guhirimbira, idusaba gusa neza cyane. Tuvuze ngo agomba kuba asa neza, ari umugore nyine w'umugabo ufite amafaranga. Ubukwe rero tuzabagezaho hano kukuri kutavuzwe, ibyo byo ntimugire ikibazo cyabyo rwose, tuzabibagezaho. Nanabararikira kandi kuri ibi biganiro byacu, kuko turabamenyesha urubanza rwa Moses, naho tuzarukavaringa, tuzarubabwira, tuzarubasesengurira muri kino cyumweru. Tuzababwira nanone andi makuru mutamenye. Ndabashimiye cyane, mugire rero ukwezi kwiza kwa gatanu, ni ukwezi k'umurimo, ariko mujye mugira urukundo nyine, kugira ngo tubashe kuba twakubaka isi tukayisiga uko tutayisanze.